Myaka 7 nibwo natangiye kumenya ubwenge bwo kumenya ibyo ndi gukorerwa. Nibwo natangiye kwikanga ngiyewe nikanga nashyizwe ku bitugu bya papa. Ni ibitugu bya papa. Papa ukubya? Papa wanjye wambyaye. Mahuku Simeon. Arangije kuko yabona nta kintu kizamara. Yabonaga kimuteye n'iseseme. Ariko nsubiye inyuma gato ubwo yari yirengagije ko agisiga mu rugo kikaba cyo kirinda urugo, ariko ibyo nabyo ntabwo tubijyaho. Ntabwo baragendaga ngo bakagisiga mu rugo icyo kintu hanyuma kikarinda urugo, akaba nta muntu waza kuhiba kuko gihari ajya gifata wikanga yajyanye hehe kujugunya muri Nyungwe mu ishyamba. Aya ngo kagere nkora no mu bakwiba ugere bakugeje muri Nyungwe nikaze nibire muri Nyungwe nibire mu ishyamba mu byatsi. Nyungwe urayibona ukuntu iteye. Nyungwe ngenda yizi kuteye fese ntiyabona ntiyabona n'injo. Abahigi nibo najya kumva nkumva abantu bariruka, ariko giye nkajya ngo ni nyamaswa. Urumva ko nanjye nagiraga ubwoba nk'umuntu birumvikana, nagiraga ubwoba, ariko nkajya kubona nkabona n'abantu bari kwiruka nkara bari abahigi. Bajya kuyibona bakabona banguyeho bagasa nk'abikanga. Bakambaza ati se wa mwana we biti bimeze bite ko tukubona. Ngiye nagiye kwikanga sanga baje kunshyira hano. Bande papa wanjye no wanzanye. Yakuzaniye iki? Nanjye ntabyozi. Iwanyu urahazi? Ndahibuka, ndahazi cyane. Akuba kajya bakamubitiye ibitugu bakongera bakajyana, nkagenda nkabayobora, nkagenda nkabashyira bakajya bagatireka hariya ku rugo atari mwakira umwana wawe bakongera bakigendera. Nuko byabaga bimeze. Uko inshuro ya mbere bakujugunya bakakugara mu rugo, umubyeyi ntekereza ko ashobora kuba yaraje akagira amagambo atari meza avuga. Yego. Byageze gute bakujugunye abagiye bakugara mu rugo? Icyo gihe umusaza byakiriye gute ko nabakugara? Ntabwo yigiza byakira neza. Yaravuze ati iki kintu ntabwo kizapfa. Ginagiye kugitangira ngo kizapfa cyangwa kizizi kiririyo, ariko ndabona kitazapfa. Sinzi kuntu giteye. Akongera agapanga undi munsi akongera akajya kujugunyayo, nanone bikaba kwa kundi. Ndumva ndabyarabaye inshuro 3. Inshuro 3 zose? Inshuro 3 bakujugunya muri Nyungwe kugaruka. ariho habaye akahebwe, noneho baremera bahebera urwaje. Ariko banangiye uravuga neza nuko twongeye kubasuza kandi tubaye ikaze inshuti bakunzi bacu, mwebwe kwa subscribe kuri YouTube channel yacu. Yego. Kugira ngo mukurikirane ibiganiro tubagezaho, impuguro n'impanuro, buri kimwe cyose mukabasha kugikurikirana. Yego. Turabashimira ubwo bwitange mwagize kugira ngo mudukurikirane. Uyu munsi turi kumwe n'umugabo usa naho akozemo gake, ariko ntabwo akoze nubwo muri kumureba uko nguko. Ameze neza nta kibazo. Twigeze kumubona ahantu hatandukanye, afite ubuhamya bubabaje. Nibwo ajya kutuganirizaho akatubwira uburyo ki yakuze anyuze mu buzima bubabaje kandi bukomeye cyane, aho yakuze hari indwara yavukanye, hanyuma ikaza kugenda ikura, ababyeyi bakamwanga, hanyuma kugeza ubwo inzira yabaye ndende cyane kugeza ubwo ubu ngubu abayeho neza, afite umugore n'abana, nta kimana itakoze. Hanyuma rero turakwakira kuri kamera zacu, turagira ngo utangire utubwira amazina yanyu. No kuri amazina yanjye nitwa Bimenyimana Cyprien. Yego. Bimenyimana Cyprien. Hanyuma ahangaha tubasanze ngo ni muri Rwamagana. Mu mudugudu wa Rubona. Ni Rwamagana. Hanyuma Cyprien, turagira ngo utangire utubwira, wenda se ngombwa ko turi buze kuvuga ngo uvutse ryari, ibyo byose byo ngombwa. Yego. Ahubwo tuzine ko hari indwara umushobora kuba mwaravukanye. Iyo ndwara hari abayizi n'abatayiziho, turagira ngo tubwire wavutse gute, byagenze gute mu kuvuka kwawe. Mu kuvuka kwanjye namenye ubwenge. Menye ubwenge giwe kumumona kamba kamasanga ndakamba kamageresha ibiganza n'amafi. Yego. Ibyo kugendesha ibiganza n'amavi, ubwo n'amaguru yari yihese. N'amaguru yari yihese ntiyarambukaga. Ubwo byari uko.
nko kugendesha rero ibiganza n'amavi byakomeje birakura bigera mu myaka 13. Yego mu myaka 13 wabivukanye. Icyo gihe wenda nubwo umwana bataramenya ubwenge neza, ntago ababyeyi baba bagize ikintu babikoraho cyangwa ugati umwana wacu kwavutse gutya bimeze bite, twakora iki? Nta kintu bigeze batekereza cyo kuba bakuvuza wenda cyangwa babinabigeragezeho? Urebye nta kintu bigeze babikoraho, kuko n'uwo wagiraga inama yo kugira ngo bagire babashe no kujyana ahantu bita igatagara, yarabasubizaga ngo papa wanjye yarabasubizaga ngo ni mukireke kizapfe nzabyara abandi. Ari wowe? Ariko babwira. Hanyuma Cyprien tutarajya kure. Yego. Ubwo uri umwana wakangahe mu bamwavukanye? Ndifura. Uri imfura? Ubwo imfura niwe babwiraga amagambo ngo kireke kizapfe azabyara abandi? Nigiye babibwiraga. Babibwiraga? Yego. Biragoragiye kubyumva cyane kuba umubyeyi yaba afite umwana we w'imfura akavuga amagambo ameze gutya atari meza yo gusesereza, atari meza. Hanyuma ku myaka 12 yawe, icyo gihe wari ukimaze kugeramo uburwayi bukomeje kwiyongera. Yego. Ese muri myaka 13 wigeze ugirwa amahirwe yo kujya mu ishuri ku buryo nubwo ababyeyi baba batereka kizapfe nta nubwo bigeze banatekereza ko kujyana ku ishuri? Nta byigeze bibaho. Bigeze bibaho. Ubwo kubana n'ababyeyi batakwishimiye bimeze gutyo, uhe wabyakiraga gute ku myaka yawe mitoya nk'iyi? Byarambabazaga cyane bikantera intimba mu mutima. Ukababara nta kibazo, ako ngako nakaye gaciyemo ni telefone yari isonnye, nta kibazo kadukomeze. Hanyuma byakubabazaga cyane. Ese ndibaza niba uri umwana mu rwabyeyi batakwishimiye uko nguko, reka tuvuge wenda kubirebana nk'umwaga mugiye kwiyakira mu gihe cyo kurya byagendaga gute? Kurya nasangiraga n'abandi nyine nta kibazo. Mbese urabona mu cyaro kwari ugucurana. Ugacuranga. Nese kamako wakunda kuba ugenda gutyo kamba n'amavi? Urumva byose narakoyoreraga nkarya n'imyanda yose uko nakagenze hasi n'ibiganza, ugapfa kurisha n'intoki byose. Kuko na muri aya mavi mureba, nubwo nagenda nk'abakamba, ubu harwayemo amavunja, harwayemo, mbese sinabona uburyo bisobanura, ku buryo ahantu hari hameze nk'ahantu hameze nk'igikeri. Igikeri kibita nyamabondo urakizi hari? Ndabizi bya bikeri binini bya mu gishanga binini. Nanjye rero nuko nari nteye ari amavunja. N'imyambaro sinagiraga n'umwambaro wo kwambara, ku buryo nambaraga urabona imyenda yo mu cyaro, nambaraga yapanura papa, byari byacika cyari kinini, nkakizirikisha ikirere, nari nkacyambara, nuko bikagenda gutyo, nicyo niyambariraga cyane ubwo buzima narimbayemo. Byaza kugwana kubyumva abantu badukurikire kuri channel yacu ya Kampire TV, ndagira ngo bakomeze bakore subscribe, banakore share. Uyu no mugabo wababaye cyane nkuko ari kubitubwira. Hanyuma Cyprien Karame, icyo gihe cyo kubana n'ababyeyi bawe wabyishimiraga, wabitubwiye byarakubabazaga? Yego. Kubera iki nawe utateje aho uti ese wenda wakijya muri bene wacu, muri bene wabo cyangwa umuryango wose waza ati ngo rwose nta hejo hiwe barakwanze? Mbese nene natereramo. Watereramo umuryango wose? Nta muntu wangiriraga mbese mpuhwe, wangirira urukundo. Wowe Cyprien Karame, wumvaga bizagenda gute? Ahazaza wumvaga hazaba hameze gute? Bogiye mu by'ukuri numvaga ahantu hanze hazaza, ntago gena himvaga. Numvaga nta kizahinduka kuri iki. Nta kizahinduka. Numvaga nta kizahinduka. Ari ubwo rupfu ngomba kuzapfa. Reba kubona umwana w'imyaka 13 arwa amavunja agenda kamba kandi afite ababyeyi. Icyo gihe ubwo se ntabara umuntu bari bakababyara nkuko umubyeyi bumvaga? Bari umuntu abanjye bari bahari, bagendaga bagira n'abashiki banjye. Yego. Ubwo se bo wenda ka tuve ku ruhande rw'ababyeyi, bo nk'abavandimwe muvukana, bo babifataga gute ukuntu bavukanye ubumuga, ababyeyi batakwitaho, bo babifataga gute? Urebye nabo nta rukundo bigeze bangirira. Ntago banyumvagamo. Ntago bigega banyumvamo, ku buryo
mbese nari ikintu kiraho ikintazi igiti kimbura mu maro kimbura mu maro. nubwo wenda turi kujya tunyuzamo tugaseka gusa bitagahinda nta kibazo. birababaje kuba ugeze ku rwego rwo kuba ufite umuryango twabonye tukiza nibo batwakiriye nuko tutashatse kubigaragaza kuri kamera, batwakiriye ibyo kurya no kunywa tumeze neza, niyo mpamvu umuntu dufite akanyamuneza. Hanyuma Cyprien, birumvikana ntabwo yo kuguma mu rugo, byashoboka ko waba warahavuye cyangwa uti ubwo mbona byanze wenda ni ubumuga bwo mu ngingo, mu mutwe hari nta kibazo ko harakoraga neza. Ubwo ari ubumuga wenda bwo mu ngingo, sinumva neza ko ushobora kuba utatekereje uti ubundi wazava aha ngaha nkigira ahandi wenda nkazagwiyo. Bo urebye kubera iki gihe cyari kiriho, icyo gihe navutsemo muri make. Umwana iyo yavukaga afite ubumuga yaratabwaga cyangwa afungirirwa ahantu. Nanjye rero nari muri iyo ka yo kutagira icyo umaze, yo kutagira iki nta gaciro, ku buryo n'abambyaye ababyeyi banjye nabo babigaragazaga muri iyo ka. nkabibona mu maso nkabona rwose nta rukundo Imana iguhe umugisha, nta rukundo rugaragara. Nicyo kintu nabonaga. ubuze akantu nako ngiye kukakubazaho. Yego. ngo umwana kera iyo yavukaga avukanye ubumuga cyangwa se n'ibindi bintu bimeze ukuntu baramutaga cyangwa bakamushyira bakamufungirana kugira ngo wenda abashyitsi batazaza bakagisanga ngo bagisanga bari kugisanga ntabwo yari umuntu cyari ikintu. ubwo ubona niko byakugendekeye? Nanjye niko byagendekeye. baragufungiranye cyangwa urebye nari intabwa? Nari intabwa. ubwo nawe niwa ngo ubwo umubyeyi agati bakireke kizapfe nzabyara ibindi, bagati nuwakijugunya ntacyo byabitwaye. Mbese nuko byari biteye. ubwo nawe baragufashe bakujyana kukujugunya? Yego. Ubwo niho tugeze. Aha. Ubwo rero muri iyo myaka 13 12 tumanuka tugenda 10 gutyo n'umwe twahera mu myaka 7 nibwo nari ntagiye kumenya ubwenge bwo kumenya ibyo ndi gukorerwa. Nibwo natangiye kwikanga. Ngiyewe nikanga nashyizwe ku bitugu bya papa. Ni ibitugu bya papa. Papa ukubyara? Papa wanjye wambyaye. Mahuku Simeon. Arangije kuko yabona nta kintu kizamara, yabonaga kimuteye n'iseseme. Ariko nsubiye inyuma gato, ubwo yari yirengagije ko agisiga mu rugo kikaba cyo kirinda urugo. Ariko ibyo nabyo ntabwo tubijyaho. ntabwo baragendaga ngo bakagisiga mu rugo icyo kintu hanyuma kikarinda urugo, akaba nta muntu waza kuhiba kuko gihari. ajya gifata wikanga yajyanye hehe kujugunya muri Nyungwe mu ishyamba. aya nguko kagere nkora no mu bakwiba bakugeje muri Nyungwe. Nikaze nibere muri Nyungwe. Nibere mu ishyamba mu byatsi. Nyungwe urayibona ukuntu iteye. Nyungwe ngenda yizi iteye ubwo ntiyabona n'injoro. Abahigi nibo najya kumva nkumva abantu bariruka, ariko ngiye nkagira ngo ni inyamaswa. Urumva ko nanjye nagiraga ubwoba nk'umuntu birumvikana. Nagiraga ubwoba, ariko nkajya kubona n'abantu bari kwiruka nkara bari abahigi. Bajya kubibona bakabona banguyeho bagasa nk'abikanga. Aha bakambaza ati se wa mwana we biti bimeze bite ko tukubona? Ngiye nagiye kwikanga nsanga baje kunshyira hano. Bande? Papa wanjye no wanzanye. Yakuzaniye iki? Nanjye ntabyozi. Iwanyu urahazi? Ndahibuka, ndahazi cyane. Akuba kajya bakamubitiye ibitugu bakongera bakajyana, nkagenda nkabayobora, nkagenda nkabashyira bakajya bagatireka hariya ku rugo mwakira umwana wanyu, bakongera bakigendera. Nuko byabaga bimeze. Uko inshuro ya mbere bakujugunya bakakugarura mu rugo,
umubyeyi ntekereza ko ashobora kuba yaraje akagira amagambo atari meza avuga. yego Byageze gute bakujugunye abagiye bakugara mu rugo? Icyo gihe umusaza yabyakiriye gute ko n'abakuru? ntabwo yigeze abyakira neza, yaravuze ati iki kintu ntabwo kizapfa. Nagiye kugitangira ngo kizapfa cyangwa kizize kiririyo, ariko ndabona kitazapfa. Sinzi ukuntu giteye. Akongera agapanga undi munsi, akongera akajya kujugunyayo, nanone bikaba kwa kundi. Ndumva byarabaye inshuro 3. Inshuro 3 zose? Inshuro 3 bakujugunya muri nyungu kugaruka. ariho habaye akahebwe, noneho baremera bahebera urwaje. Ariko banangiye uravuga neza nuko bahebera urwaje. Mu Kinyarwanda hari imigani bajya bacana, ntabwo no wakera nduwejo ubundi, ariko hari igihe bafite mu twakera ukuntu abango imboga mbi ngo ntabwo ziva mu nkono. Ntekereza ko uwo mwezi ashaka kuba yarabivuze. Utumye nanjye mwenye byari byarubujwe ko reka mwigaragaza mwenye. Icyo gihe akashaka kuba yarabivuze. Yego. Ati uko byasa kose imboga mbi ntiziva mu nkono. Iki rero nacyo ntikizava. Niyo kuri pe. Iyo mvugo ntabwo yaba nubwo batarabivuze ko yarabitekereje. Yarabikoze byarabaye. Hanyuma Cyprien Karame bakujugunye 3 ni umuryango uri kubikora, ababyeyi bawe bakwibyariye. Nawe uri kubibona ko biri ku. Yego. We wumvaga guhora muri ubwo buzima gutya bagucunaguza hirya hino bizarangira ryari? Nta mwanzo ugomba gufata? Urebye nta mwanzo nefati kuko maze gukura muri igihe hahise hajyamo igikomere cyitwa kwangwa, kubura amahoro mu mutima, kubura uwakubwira ngo humura, kubura uwo wagisha inama, mbese nicyo gikomere nahuye nacyo. Birumvikana cyane ntabwo byabura ko umuntu wese yagiye igikomere, kuko uvutse ukisanga ufite ubumuga ababyeyi batakwitaho ntabwo byabura. Yego. Hanyuma muri uko gutekereza gutyo wumva ufite urwango mu mutima, kwangwa kugira gute, ntabwo waba warafashe umwanzuro niba ko bava mu rugo ukigendera? Urebye ntawe nafashe, ahubwo nyuma y'ibyo niho habonetse abantu b'ababikira, abantu b'Imana babikira, noho bagira gute baba aribo babaza ko nta bantu bafite bamugaye ngo babashe kubafasha. Baje mu bo baje kubaza muri quartier ko ntawe basanga. Rero ndimo ndumva n'undi mwana w'umukobwa wari urimo se ko atagira umuntu wo kwakirwa, yaje no kwipfira, we yaragiye, ariko nigiye wabashije kurokoka mu bantu bari batuye muri iyo serire. Ese ubwo baza kubaza abantu bafite ubumuga, ubwo ababyeyi bo baravuze ati dufite umwana natwe aracyabaza ati bakihore kigume hariya? Ntabwo babivuze, ahubwo babyakiriye hejuru. Ngo byoro bakivanira bari basakiwe. Bari basakiwe babyakirana ubwuzu vuba. Babyakiranye ubwuzu cyane. Baragufashe? Barafashe. Nibwo bakimara kufata nibwo bahise bajyana i Gatagara, kuko ndabyibuka nibwo nkimana no kujya Gatagara yahise nyakira cyane, ariko nuzabaho n'umuntu uzabaho. Yahise nyakira cyane, nakirwa mu bana bari kurerwa mu kigo cy'Igatagara. Kandi ubwo harimo n'abandi bana bafite ubumuga benshi cyane n'impumyi n'iki byose. Mu rugendo rwo kuba ugeze Gatagara mu bandi bana, birumvikana hari imirimo agomba kubatoza gukora, bakabakorera amasuku, bakabitaho, ko mwagomba kwitabwaho bitewe n'ubuzima mwaga mubayemo. Ibyo batabishimiye, urugero nka niba wari ufite kubara rw'amavunja, umubiri wose ubona umeze nk'igikeri, umugane nk'uko bitubwiye, niko biri. Byashoboka ko n'undi bagomba kubakora ayo masuku. Ukigeramo n'abandi bana bari aho ngaho bafite ubundi bumuga bugiye butandukanye, wabyakiriye gute? Uko n'abandi bana musa naho mwakagombye kuba we namuhuje umubabaro, kuko reka dutanga urugero rumeze gutya. Kera ngewe njya kwiga segonderi, reka mbivuge gutyo, ndi umwana muto mfite ari 11 gutyo. Ababyeyi banjeje ku ishuri kuko nayo kwiga mbayo, none nkigeramo mbona abana bose bari aho, mbona abantu bakuru bibika bumbu bakana nangano no nzabyitwaramo ntera.
noneho nzanesha nte koko mwokabyarana. yego Icyo gihe ababyeyi baragiye asigana umubaro wo kuba nsigaye njyenyine nta muntu nzi habe n'umwe, ku buryo igihe cyajyaga cyo kujya kurya nagendaga baza nta ibyo kurya tujye kurya hamwe kakwamo nka kabiri kuko nta muntu ndi kubona nzi, ariko uko byagendaga byongeye iminsi ishira twari tumenyerana, umwaka urangiye rwose nakose n'umwaka igiye gukiye kurangira abantu bose mwaramenyanye mu bana umeze neza. yego wowe kigera amaho ngaho mu bandi bana bafite ubumuga wabyakiye gute mu bana? Ntabwo wakumanye ryapfunwe ryawe wari ufite byaje kugenda gute? aha ipfunwe naje kurigira ndetse ngira n'ubwoba n'abatinya, ariko bitewe n'ukuntu abarezi baho batojwe kurera aba bana bamugaye, kuko n'abatureraga nabo bari bamugaye koko. n'abatureraga nabo bari bamugaye kuko barasimburanwa, uwakoraga mu gitondo so wakoraga nimugoroba, hari uwararaga hari uwirirwaga. Noneho ugengirirwe pfune, ariko barangije ikintu babanje kuntoza, babanje kuntoza discipline, ko na discipline ifite. Urumva umuntu umeze utyo abameze abari umuntu upfubye ntabwo kubera wenda uburere bubi wabarahawe, imvugo mbi zitari nziza, kandi bavuga ngo umuntu yapfuye ahagaze kandi ari muzima, ugasanga yapfuye mu mutwe kubera amagambo mabi yabwiwe, kubera urwango yagiriwe, kubera nta muntu nta kintu cyari kukomeza kibaho. yego ariko bagomba kugutoza discipline, kubana neza n'abandi, nuko baragutoza ugenda umenyana n'abandi bana. yego wenda hari ibindi bintu batozaga byo mu buzima busanzwe nko gusoma no kwandika, kurumva abenshi hagiye baba batarahuye nabyo, nkuko nawe byari uko bakabatoza gusoma no kwandika, byari bihari. Mbo igatagara byari bihari kuko natangiye primaire umwaka wa mbere mfite imyaka 13. Kandi icyo gihe ubundi mu myaka 13 wakagombye kuba wari uragiye primaire wa munani. Utangiye primaire ku myaka 13. yego murize gusoma no kwandika urabimenye. Noneho waje kuvamo bigenze gute? Umuntu yavuga yo bigenze utari igatagara. Mbo igatagara warigaga wamara kwiga kuko bigo bafite ikigo bafite ni ikigo bita laboratoire. urakizi laboratoire hari hepfo ibure ni burengerazuba mu majyepfo iri Gitarama Gatagara. Burari ishuri rya laboratoire. Mbo iyo utabasha kwitsinda bahitaga baguha mu myuga, ukijya mu myuga bagahita bavuga ati bo wowe urajya muri uyu mwuga, wowe urajya muri uyu mwuga, wowe urajya gukora ibi, wowe urajya gukora ibi, bitewe n'ibyo babonye ushoboye. ariko jewe bahise abantu navuye Gatagara bampaye umwuga w'iki wo kubaza. Kubaza. Noneho iraza kuba bitangaje cyane ukuntu waza kuba wagenda ukambakamba ukabakago umwuga wo kubaza, wabikoraga gute icyo gihe? Wabara amaze kugera nibura uhagaze iki gihe wari umaze kumenya kugenda? Icyo gihe bari bana uko nabaga Gatagara naniga niko banandamburaga, bagenda bakurambura, bagenda bandambuza sima, ku buryo bura nabyo byambabaje cyane. Ngo birababaza nanjye birababaza kugira ngo akaguru bakarambure bakageza aha nta kinya bateyemo, nibarangiza bongere bakushyire ku mbugita. Nk'ubu urabibona hano do rubona dore ahangaha ni ukubagwa, ahangaha ni ukubagwa, n'aha ni ukubagwa. Noneho ahangaha ubona mu mwenge, ahangaha ni imisumari babaga bateyemo. Uyu myenge ubona ni imisumari babaga bateyemo kugira ngo ifate ntuze. Noneho ubwo rero ubwo nagiye kwikanga nsanga akaguru bakabaze kagize gute, karambutse. Bashyizeho sima na bya bisumari byose bashyizeho, karambutse. Amaguru yanjye yose usanga ararambutse. Ariko ubwo yanarambutse naniga nkomeje kwiga, batari bashyira mu mwuga. Babona rero ibyo ngibyo rero byo kushyiramo, ubwo nagiye mu mwuga nahagarara nta kibazo cyari gihari. Ariko ngira ngo wenda no guhagaraga, yego uhagaraga neza wemye nta kibazo rwose, nahagaraga nemye kuko twakoreshaga amamashini. Mwakoreshaga amamashini? Ni amamashini twebwe twakoreshaga. Birumvikana aho ngaho cyari byiza cyane, numva ko igata wagiriye umugisha. Icyo gihe ndizera ababyeyi n'undi bakwihoreye nta kongera kukuvuga. Nta byarangiye. Hanyuma nyuma yo kubigatagara ugiye mu myuga yo kubaza,
bagweraga ahantu ukorera cyangwa barakubwira ati uzajye mu myuga mbese warabyiga ukora higatagara ugakorera ikigo nyine barangiza bakaguha certificat ukagenda ukajya gushaka ubuzima nk'abandi nuko tugeze rero ahantu usohotse igatagara urasohotse usohokanye certificat yawe yo kubaza yego usohotse uzi neza ko ababyeyi bakwanze none ntwe gusubira mu rugo yego nubwo gutekereza ko nta handi hantu urajya ubwo gutekereza ko uri bujye mu rugo ariko wakibuka ibyo bagukoreye bikanera ipfunwe n'umubabaro kuba wajyayo yego byageze gute wasohotse werekeza gusohoka nubwo navuye igatagara mvuye mu kigo nahise nerekeza iwacu ariko kuva ku Kibuye n'amaguru mbabaye mama yongera kunyereka umubabaro yongera kunyereka agahinda n'intimba yongera kunyereka urwango noneho rw'indengakamere anyereka ko ntacyo maze anyereka ko ndetse nta nicyo nzamara ahubwo nje kumuteza iki ibibazo n'ibigeragezo ntabwo nakumva nk'umubyeyi uburyo ki yari kubona uje ugenda neza nta kibazo yakukwakirana n'umutima mwiza kubaza se byageze aho utawagiye nk'uko umubyeyi wese yabaza umwana iyo yagiye gusura abantu cyangwa se yagiye nk'aho ngaho mu buryo bwo kuba wagiye mu buryo bwo kwiga kukwakirana urukundo nubwo yakujyamo akantu k'urwango ntabwo nawe yakugeza uko yego ariko we ni kuba bishatse wahamaze igihe kingana iki aho mu rugo nawe wari umaze kugira ubwenge ufite n'ibintu byo gukora mu rugo nahamaze igihe kingana amezi 2 nibwo nahise ngenda mu kwezi kwa 2 nibwo nahise ngenda mu kwezi kwa 2 yego ujya hehe noneho rero ubwo nibwo nahise mfata inzira ngenda ndomongana nibwo namo ngo ngiye Kigali uromongana nibyo betita ko mongana kuko sinari mfite yonge mbese uromongana akabana uromonganye ku myaka yawe mukuru nari mukuru cyane wamunganaga wumva ugiye he mu bitekerezo nje mu bitekerezo byanjye numvaga numvaga sanze bagenzi banjye bamugaye kuko ari bamwe twari tuziranye hari hafi i Kanombe ari mu gake ari mu marembo ya gisirikare urabona uzi ko akorera abamugaye bakora amaradiyo bakora abatekinisiye bara yibibera aho ngaho biyicariye barero navuga ngo nibo ngiye kureba kuko nibo twabanye n'igatagara mu mibereho yanjye yose nuko turaza kugira impungenge nko kubaza uti muko kuva i Karongi uje Kigali wari ufite telefone wari ufite itumanaho wabavugishije ko uje kubareba cyangwa wagiye uti ndomonganye nkuko nzagwiyo mu by'ukuri nta telefone yari ifite kuko niho zazi cyaduka kwibo umuntu wari ugomba kuba ufite telefone yabaga ari hatari ari wa muntu nyine yari umuherwe atari ibingibi yari umuntu ufite ibyo yagezeho wakoze cyane uraje warateze waje n'amaguru cyageze ute kugera i Kigali urebye kugera i Kigali ntabwo nigeze ntega niwo mubabaro nanone nagize waje n'amaguru naje n'amaguru uri kugendera ku ntuza ingenda kuri bekiye kandi ubwo icyo gihe none wari uri mu rugo wakwambye kubyikorera ukafasha ababyeyi kuko n'ubundi ntabwo ko kundi wagendaga ukamakamba yego cyane hari ibyo byamaze kuhinduka hanyuma kuva i Karongi uri kuza uzicunga gutya ugendera utera imetero katubivuge gutyo ntekereza neza ko kugenda nka kilometero 10 wamaze kuruha ubu hageze iminsi ingahe kugera i Kigali kugera i Kigali kuva Karongi kuva i Karongi kugera i Kigali nageze iminsi 2 ati se uwo mugabo we wageze iminsi 2 uti gute iyi minsi 2 ubu mu maguru yanjye nambaraga ibyumba 2 kiyoro kibifite nayisigaranye kimwe yabasigaranye kimwe nagikuyeho nambaraga icyo bita appareil rasizi izirasimbura gingo ndabizi bashyiramo ukafina imeze neza nizo niyo narifite niyo nagendaga rero iriya appareil iyo nabaga nyambaye nagiraga imbaraga no guhagarara urumva nta kibazo nagomba kugira uhagarara ucyomye nta mbago kubyo ushobora kubanga kubyo nashobora kugenda nta kibazo nkagenda birumvikana ko iki gihe wari ufite imbaraga ngo yarusha ko wowe kumera nkaho n'undi nk'umuntu uri kugenda
n'amaguru usanzwe Cyane. nuko wazigenderagaho kugira ngo zigufashe kugira imbaraga nyinshi. yego Iminsi ibiri waraye ijoro ugenda wahageze hano wumva urarushye wiseguriwe nka wa wundi byagenze gute? byagenze gute mu ijoro ugeze ahantu kumbura muri iryo joro rero neza neza nageze ahantu ndushye nguye agacuho neza neza n'imvura yananyagiye n'inzara inshuti y'Imana buri inzara nimbi inzara iraryana byo ndabizi iraryana bagaragu b'Imana inzara nimbi irakubita amaso akareba ibirorirori nibyo ako nibyo mperutse kuba nari mfite akazi nari mugiye mu minsi yashize yego nagize akazi nk'ak'icyumweru ku buryo n'umwanya wo kurya ntabyibukaga none n'umuntu arambwira ati ese ko hano se byagenze biti ntabwo mbizi nanjye ndireba akumva ndashonje neza cyane nawe nkita nibaza wowe nk'ukuntu byaga bimeze nta mafaranga ababyeyi ntibakwitayeho inzara ikwishe ugeze ahantu rero wumva urushye neza burundu byagenze aho ngaho none arayigitwe n'imvura yananyagiye yakunyagiye yego mu rugo rw'umuntu ndabyibuka ko mu rugo rw'umuntu ndabyibuka ko basasiye gafuka muri salo agafuka ni agafuka narayeho ndara nkomenye yamenye kwa umuntu afite imbeho nuko naraye bukeye mu gitondo saa 11 ndongera ndabaduka ndagenda icyo gisa abantu wacumbitse wagira komanga ati mwancumbikiye nagenda komanga ninjira mu rugo ati niki ndasabaga icumbi nuko barangije barangira gute ati ni karibu nta kibazo bagucumbikira ku gafuka nako naraye ndakibuka agafuka k'umweru nta nicyo kwirusa ariko nawe ndumva barabana bane n'uwagezweho sinabarenganya ariko nabamo iyo mwageze mu kigeragezo utuntu twose hari na giripe iraza ikagufatirana rwose ikagucurika kandi bitagakwiriye saa 11 urabyutse ukomeje urugendo rwo kuza i Kigali hari i Kanombe ku munsi wa kabiri ngo noneho bwije cyangwa nane ugeze bwananiye ngeze mu Nyabugogo bukwiriyeho nka nijoro nka saa 5 z'ijoro bunyiriyeho neza amatara bayacanye abantu mwe rero mujye mumenya ko buriya reka mbwira abantu bari hano hanze bakora iki kiganiro hari ukuntu umuntu ababona wariye saa 6 nimugoroba nta kibazo utarwaye utameze neza umeze neza nako sorry ariko bagiye kugushima Imana bagiye bibuka neza yuko hari abantu nk'ubu isaha turi gukora ikiganiro abageze isaha bari mu mubabaro bababaye bahoze pfa na ruguru nkuko nawe wari umeze muri icyo gihe yego ariko reka mbwira abantu niba uri muzima wariye nubwo wariye rimwe uhumeka wumva utarwaye nta kibazo ukagushima Imana ko yakurengeye kuri uwo munsi niko byakagombye kugenda kuko ijambo ry'Imana yavuga ngo haba mu byiza ndetse no mu bibi dushima Imana ariko kabemo niba turi mu byiza byinshi ahubwo nibwo twakagombye gushima Imana kuruta uko abantu benshi biruka gusenga ko bageze mu kibazo yego hanyuma rero bukwiriyeho ugeze Kigali saa 5 z'ijoro cyane n'andi masaha arenga aho twamenye ngo hari sangara yego nako ari Nyabugogo warakomeje igikanombe nkuko byakugerekeye bite urabona Kigali